Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza nshuti mukunzi ukomeje gukurikira 3M TV aho tubagezeho inkuru nziza cyane yaba iz'urukundo izishishikaje n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Iyi nkuru y'uru rugo y'umugabo n'umugore nizere yuko uza kuyikuramo isomo mu kutwereka yuko turi kumwe. Ushobora gutera comment, gukanda subscribe, kuduha like n'ibindi bitandukanye. Hanyuma njyewe reka nkureke uryoherwe. Inkuru yacu rero itangirana na Vic ndetse n'umugorewe barimo rwose bitegura kujya mu kirori bafite ahangaha bagiye kujya mu kirori cy'inshuti zabo nk'ibisanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi henshi ku isi. Hari ubwo ujya usanga umuryango umutegura ikirori iyindi miryango y'inshuti zabo ikaza kubasura. Ahangaha rero bafite umwana mutoya bahita bamuhamagarira umukozi uri buze kumwitaho akaza agatangira kumwitaho, nabo bakitegura bakajya mu kirori. Mu kugera muri kino kirori ikintu gitungurana cyane ni ukuntu Mirinda uyu mugore wa Vic ahita abonana n'inshuti ye babaherukana mu bihe bya kera, barahoberana ubona yuko bishimanye cyane. Umugabo arabireba ariko ntibimunezeze, nicyo gituma aza nyine agakomeza bacunga. Gusa ku kanya Mirinda n'uyu musore bahita bazana bakaza gusuhuza Vic. Mirinda akavuga ati uyu ni umugabo wanjye musuhuze. Uyu musore rero aramusuhuza rwose unamwishimiye, ariko Vic ntabwo abyishimira. Mirinda ahita asohoka agasigana abangaba bombi ngo basigare baganira. Muri ibi biganiro by'abangaba nibwo Vic amubwira yuko adakunda umuntu wegera umugore we, bityo ko nakomeza kumwegera no kumuvugisha ari buze kumugira nabi. Uyu musore asohoka arababaye cyane agahita yigendera aca ku mugore wa Vic akamubwira ati ndagiye rwose sindi butinde hano. Ibi ngibi bitungura uyu mugore agatekereza yuko ibi byose ari Vic wabiteye, hanyuma nyine ariko agasa n'ubyirengagije. Uyu mugore we yifatira no ku itabi, ubona ari umuntu utitaye ku bintu byinshi cyane. Baza mu modoka bagataha, mu kugenda babagenda nta n'umwe uvugisha undi, abo uyu mugore wari kwirira pome. Bagera mu rugo Vic agashimira uyu mukozi uba mu rugo rwabo, yarangiza akamushimira cyane. Uyu mukozi yarangiza akigendera kuko umunsi we nyine uba warangiye bayitaye ku mwana we. Ahita abona Mirinda ahangaha asa n'uwambaye ubusa hejuru, akamubwira ati ariko weho uzajya wambara gutya no mu gihe hari abantu tutazi. Ahita aza agatangira gukora massage umugore we ubusa n'uwamukontorore cyangwa se wamukoroneje. Umugore akavuga ati ariko se nushaka umve hejuru rwose usohoke n'ubundi se ko nta kintu maze. Mirinda aguma ahangaha, umugabo we nyine ariko agakomeza amukorera massage. Gusa ahita amusaba gusohoka muri kino cyumba bitaraba nabi, ibintu bituma Vic asohoka akaza akajyana basa n'uwororera ibifikera n'utundi dusimba dutoya two mu mazi. Aba yikundira kubireba, araza akavanga nyine akaza kubireba. Nyuma gatoya turabyuka tukabona uyu mugabo uba umaze gutegura breakfast, akana ke ndetse n'umugore we bakaza bakayifata, hanyuma nyuma akajyana umwana ku ishuri n'ubundi. Ariko ibi byose ntacyo umugore aba arimo kumufasha amujyana ku ishuri ndetse akanamugarura. Ahangaha duhita tubona uyu nguyu yahura n'umugore w'abaturanyi akamubwira yuko ibyo yabwiye wa musore biba byageze ahagaragara, iby'ukuntu aba yamuteye ubwoba. Abaturage bose baba babimenye, ariko Vic arabiseka rwose akavuga yuko ibyo ngibyo ari ibihuha. Nyamara ibi ngibi aba yabibwiye wa musore koko iby'uko ari umusore we yarishe uba yarakundanaga n'umugore we. Inkuru yacu rero ikomeza batwereka Vic ataha akagera mu rugo, hanyuma Mirinda nabo babimenya akaza arakaye cyane arimo yiborosa akavuga ati Vic ni ibiki wakoze? Namenye ibyo wakoze byose, namenye iby'ukuntu wateye ubwoba uriya musore agasohoka kuriya kose, namenye yuko ari nawe wishe umusore w'inshuti yanjye wa mbere. Ahangaha gusa ibi ngibi byose nta kimenyetso biba bifite. Bongera kutwereka Vic akomeza nyine aza akagenda ari kuganira n'inshuti ze, nibwo ahita abona wa musore. Ahangaha Mirinda ahita asaba Vic gusaba imbabazi wa musore, nibyo gituma batumira uyu musore kuri dina akaza gusangira nabo. Gusa n'undi Vic ntabwo amusaba imbabazi. Uyu musore atangira kubabwira ukuntu yifuza kuzajya muri Mexico gutembera, hanyuma uyu mugore nawe akavuga yuko abishaka, akavuga yuko yazaze rwose. Uyu musore abwira Mirinda yuko igihe azaba yaje muri Mexico gutembera bazamarana igihe kinini cyane, dore ko bazaba babana. Vic ntabwo bimunezeza, ahita avuga yuko uyu mukobwa igihe cyose azaba ashaka gutembera azamwitemberereza
ndetse bakazaba bari kubana muri hoteli bityo ko nta hantu bazahurira. Mirinda ahita avuga ati okay, biramurenga nyine, iki gituma uyu musore nyine ahita ahaguruka agasezera avuga yuko yitahiye. Gusa Mirinda ahita avuga ati oya, uretse gutaha ahubwo Vic nagenda ajye kwita ku mwana, ndaje ngo yerekeze. Baragenda bagera hanze bagatangira gusomana, guhoberana n'ibindi. Ibi byose birakaza uyu mugabo, yarangiza akabareba nyine ababaye nyuma yo gusinziriza umwana. Ibi ngibi biramubabaza, agahita aza, agahita abona ka gasore ntabwo kigeze kagenda, agahita aza akakabwira ati wa muhungu we, ibintu byose urimo ntabwo ari byiza, ndagusaba kuva mu rugo rwanjye ntarakumerera nabi. Umusore ibintu ntabwo abyumva neza, n'ubundi asa n'ubisuzuguye kuko aba yumva nta kintu umugabo yamukora. Gusa yongera kumusubiriramo amubwira yuko nadasohoka aha ngaha muri kano kanya bari kumubwira ari bumumerere nabi. Arasohoka mu gitondo cya kare, barangiza bagahita batwereka Mirinda n'inshuti ze aba yongeye yateguye ikirori muri runo rugo rwabo. Twibutse ko twatangiriye mu kirori cy'abandi, aha ngaha haba hari ikirori cyateguwe. Mirinda aba yishimye cyane rwose, ubona yuko yishimye, ariko Vic nyine we aba ari kugenda yibuka ibihe byo gutongana kwabo n'uburyo baba batameranye neza n'amagambo baba bagenda amubwira. Gusa ibi ngibi byose n'undi arabyirengagiza. Aha ngaha muri kino kirori cyabo Vic ahita ahamagarwa n'inshuti ye, bagatangira bakaganira. Mu kurangaraho gatoya ahita aza akamenya amakuru yuko uyu mugore we hari agasore wari kwishyura kwiga piano. Ahita avuga ati reka nze njye kukareba. Nibwo yinjirana ko gasore kaba kari buze guperformingira, akabona kari gucuranga piano. Ibintu ahita atungurwa nyuma yo kubona ko n'umugore we ari aha ngaha, ahita avanga byihuse. Abamaze kumenya yuko umugore we kari agasore ari we muntu wundi bafitanye umubano. Araza akicara mu rugo nyine, ariko nyine byamurenze atazi ikintu agiye gukora. Aba yiyoza imico y'umugore we bikamuyobera. Umugore we arataha. Bitunguranye cyane, Vic akimara gutaha umwana wabo arimo arakina, araza agahita abona indabo hano, akibuka yuko yahuye n'aka gasore kazifite. Biramubabaza cyane, akazifata akazijugunya hasi, akigarukira muri ya nzu ye aba yororeramo za nyamaswa. Mu kwirengagiza ibyabaye byose, abibona yuko umugore adashobotse, nibwo ahita abona wa mugore atashye yasinze. Ataha igicuku, akaza yasinze, agatangira kumubaza ati amafaranga urimo gukoresha ni menshi cyane, ni ukubera icyo urimo urayakoresha ibiki? Uyu mugore akamwirengagiza akigira nk'atamwumvishe, akaguma aha ngaha. Mu gitondo cya kare rero bateguye ikirori, ibintu ni amahoro, basa naho bari kwishimisha. Vic aba ari aha ngaha ajya kubona akabona wa mugore ari kumwe n'aka gasore kiga gucuranga piano, arababona n'abishimanye, akaza kumumwira yereka ngo amusuhuze. Gusa ntabwo akavugisha, ahita akirengagiza rwose. Ibi ngibi byereka Mirinda yuko Vic aba yafushye. Vic araza yabaye yumva adafite icyo yakorera kano gasore. Hanyuma pisine mu masaha y'imugoroba, igihe kiragera, umugore we nawe akaza kogera muri iyi pisine. Araza akegerana n'aka gasore gatoya nyuma yo gushyushya pisine kuko ibikonje cyane. Abona begeranye cyane, bimeze nk'aho bafite ibintu bidasanzwe barimo. Imvura ihita itangira kugwa, abantu bose bakiruka, ariko akajya kubona akabona Vic n'umugore warirutse. Ibintu bituma agenda nyine, akaza gusanga abashyitsi. Mirinda nawe aba yirukanse yaje mu nzu. Gusa wa musore baba bararanye waba yasigayemo imbere. Mirinda araza yarebera mu kirahure, agahita abona wa musore yapfuye ari kuremba hejuru y'amazi. Bose baraza, abagabo bari muri iyi nzu bagahita babona yuko uyu musore yapfuye, hanyuma ari kuremba hejuru y'amazi. Polisi nayo ihita ihagera, umugore agatanga statement avuga yuko umuntu wa mbere akeka ari umugabo we kuko afitanye ibibazo n'uyu musore, abakeka yuko ari we waba waramwishe. Abantu bose batanga ubutumwa, batanga ubuhamya bwabo bavuga yuko uyu mugabo mu gihe uriya musore yapfaga, bose ndetse nawe bari barimo imbere mu nzu, hanyuma batari kumva neza ikintu cyaba kishe uyu musore. Umugore biba byamubabaje, gusa nyuma ahangaha nta kintu kimwe kiba. Umugabo mu gutembera ku igare aba arimo kugenda, agahita abona imodoka yakomeje kumukurikira kuva kare. Agenda abona aho ajya hose imodoka iri kumukurikira, bityo ahita yiyemeza nawe kuyikurikira. Nibwo aza akabona iri ahantu mu karesitora. Yinjiye muri resitora ahita asanga harimo umugore we uri kumwe n'undi mugabo aha ngaha. Akeka yuko umugore we ari we wishyuye kugira ngo uyu mugabo akomeze ajye amugendaho. Araza akegerana nawe, agatangira kwivanga mu kiganiro cyabo. Umugore biramutungura, gusa uyu mugabo ahita ahindura ikiganiro akavuga yuko ari umuterapist, bityo ko afite akazi ko kwita kuri uyu mugore. Vic ahita abona yuko bari kumubeshya, gusa nta kintu na kimwe nyine abikoraho, avanga akigendera.
Vic araza yarangiza akajya iwabo bitunguranye cyane, araza akahurira n'inshuti z'abaturanyi be aje kubasura. Abangaba aba yanavumbuye yuko abangaba aribo bishyuwe n'umugore we kugira ngo bakwirakwize ibihuha by'uko uyu mugabo ari umwicanyi, akahita anabereka amafaranga yabishyuye. Abangaba bemera iki cyaha, ariko nyine Vic arabareka akitahira mu gutaha, ahita abona umugore we n'undi musore baba bararanye arabareba, agahita birengagiza nanone akinjira muri iyi nzu yabo, yarangiza akajya kwita ku mwana we. Mu kwita ku mwana we ahita abona umugore we araye ari kuvugana n'umuntu kuri telefone, batangiye gupanga ukuntu bagiye kuzajyana Mexico bakajya kwibanira. Abona yuko umugore we yenda kumuta, gusa arabyirengagiza rwose, nta nubwo amwereka yuko yababaye. Ibi bituma uyu musore nawe ahita amuzana, bituma uyu musore wa wundi yabonye basomana amuzana mu rugo, aje kumwereka umugabo we, atangira kubyinana n'umugore we mu buryo budasanzwe. Ariko Vic n'ubundi arabyirengagiza, nabyo ntabwo tuba tuzi ikintu ari gupanga. Mu muhanda Vic ahita ahura n'aka gasore kakandi gahararanye n'umugore we, akabwira ati nta kibazo wakwinjira mu modoka nkaguha lift. Gusa iyi lift imukatana n'abatazi, akamujyana mu mashyamba. Mu kumujyana muri aya mashyamba atangira kumuteragura amabuye, akamukubita ibindi bibuye byinshi, arangije aramwica. Afata umurambo ahita awunaga mu mazi, arangije arigarukira arataha, agasanga umugore ari kumwe n'akana ke, bakaganira bishimye. Uyu mugore ntabwo aba yamenye ibyabaye, kuko wa murambo aba yawumanuye mu mazi hasi, nta muntu n'umwe ubuze ahari. Vic n'umugore we baza gutembera kuri ya mazi, kuko aba ari ahantu abantu bakunze kujya gutemberera. Gusa arahagera agahita abona umurambo wa musore utari watebera, hanyuma agahita agarukana umugore we byihuse, yanga yuko yaza kubona uyu murambo. Amugejeje mu rugo, umugore we Mirinda ahita amubwira ati sheri, hari icyo nibagiriwe kuri ariya mazi, wansubizayo nkajya kukizana. Vic afata igare akigira, akamubwira yuko ari bukimuzanire. Mu kujyayo ariko uyu mugore aramanuka akaza mu bubiko bw'uyu mugabo wamusaka, asangamo ikofi ya wa musore, ahita abona yuko Vic yamwishe. Biramubabaza cyane, ariko rero akumva ntabwo tuba tuzi ikigiye gukurikiraho. Vic araza akamanura wa musore mu mazi hasi, akamwibiza. Mu kumumanura itabona wa musaza yamubonye, umusaza uza akahagarara hejuru, akamubwira ati nakubonye shani, wewe babandi bose wabishe, n'uyu nguyu wishe mfite ibimenyetso, ngiye kugutanga kuri polisi. Uyu musaza ahita atangira akiruka, kuko Vic amwirukankana nk'ibisanzwe, ntabwo wabona umwicanyi ngo nurangiza ugenda atakwishe. Araza kurira mu modoka akayirukankana cyane mu muhanda, gusa mu kugenda nabi n'akavuyo iyi modoka irananuka, igahita imutura mu manga, akisanga muri wa mugezi, ahita nawe apfa. Vic arataha agasanga umugore waramutegereje. Nyuma yo kumenya ukuri kose, amubwira yuko nyuma y'ibyabaye byose bagomba kubana neza, bakirengagiza ibyo baba baranyuranyemo byose. Ibi ni naho inkuru yacu irangirira. Filime warebaga yitwa Deep Water. Wakoze kunkurikira, nitwa Gaidi Kerodi, hanyuma iyi ngiyi ni 3M TV. Mukomeze kugubwa neza.